ikintu cyonyine umukobwa ashobora gukorera umugabo akamukunda, mu byumve neza mu bishyire mu mutwe. Umukobwa ikintu agomba gukorera umugabo akamukunda ni ukumwubaha gusa. Ikintu ushobora gukorera umusore akagukunda ni ukumwubaha gusa. Uko waba usa kose, uko waba uri mubi kose, uko waba uri mwiza kose, igihe cyose umugabo utamwubaha ntiyagukunda. Urumva? Hari n'abavuga ngo sex ntago abagabo bayikunda iyo abagore cyangwa abakobwa bakundana batabubaha. Nubwo wafata sex yawe ukayica ukayishyira mu gikapu ukayimushyirira mu mufuka nk'ahazajya ajya hose ajya yijyana ayikoresha, ibyo ngibyo rwose ntibishaka gutuma umugabo agukunda. Never. Umugabo ntashaka amafaranga yawe, umugabo ntashaka ikintu cyawe icyo ari cyo cyose, uretse kumwubaha gusa, kumuha amahoro, kumumotiva byonyine. Ibindi ukabimurekera. Abagabo iyo babona bafite ibyo bintu byonyine barakora kurenza n'ibisimba. Ariko we barakubwira ngo wikore iki, ngo wikore iki, ngo wikore iki, warangiza ukavuga ngo ari kunkontorora. No. 99% by'umugabo gukunda ibintu uzasanga ari kugukorera ni ibintu bituma udahura n'abahungu gusa, ibintu bikurinda abahungu gusa. Wikwambara mini, wisohoka mu makarabu, winywa amayoga, ibintu byose bituma nyine uba close n'abahungu nibyo abadashaka. Ibintu bishobora gutuma abahungu bakugira uruhande nibyo abadashaka. Ibyo rero yabigukoreye cyangwa bikubujije kubera ko uri umuntu utunzwe no kubona abahungu bagusariye bakaguha uduceri, uravuga ngo yose katanama amafaranga ngo nuko ikiyumva yambuza guhuza n'abandi bahungu. Sawa. Umugabo wamuhaye amahoro ukamwubaha, amafaranga yose washaka yayakubonera. Kubera iki? Turi ibisimba mwane, twe turahiga. Ndabarabuye.